irya utazarya abantu. Iryo ni ijambo uwo dukorana yigeze kujya tubwira uwatuyoboraga mu nama ya mu gitondo. Amahoro y'Imana, bakunzi b'Imana n'ubuzima yaduhaye. Ni ijambo ryanteye kwibazaho cyane, kuko icyo gihe ntarabyumva, nibwo nari ngitangira akazi, ntabwo nari nakumva ukuntu aho bihuriye no kuba warya nturya abantu. Dufite abantu badukorera kandi baba bananiwe, bafite ubuzima bunaniwe, ku buryo iyo utabitayeho cyangwa utameze neza ushobora gukora amadega menshi, ushobora gukora ibibazo byinshi mu bantu ukabateza kutamererwa neza. Niyo mpamvu ugomba kuba umeze neza kugira ngo ubashe kubitaho. Ni nako bahora batubwira bati mbere yo kwita ku bantu urabanza ukiyitaho. Niba urwaye giripe ni ukubera icyo ugomba kuza mu kazi, kandi giripe ari indwara yanduza, ukaza ukayanduza abantu bose bari aho ngaho barwaye. Niba se wowe utabashije kwiyitaho, twabwirwa n'iki kaba tubuguhaye uri bubiteho uko bigomba? Ngayo nguko rero, ibyo turya, ibyo dufungura, wabyemera utabyemera, bitunga no mu mutwe wacu bikadufasha kubaho. Jani ibintu uhora utubwira ntabwo twabishobora, ntabwo twabivamo. Ni gute umuntu yamara iminsi 7 atarya? Urumva ibyo bintu bishoboka koko? Ese wowe ujya ubikora? Ndabikora koko, narabigerageje, ntabwo mbikora igihe cyose, ariko igihe numvishije umubiri ubinsaba kubikora narabikoze, kandi iyo minsi 7 nayigezeho kubera ko nari mfite icyo nshaka, hari ikintu nashaka kwikiza runaka. Pourtant ntabwo napfuye nk'uko mubivuga. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbabwire ibi ngibi. Ni isengesho cyangwa ni ikintu cyafashe amanota menshi kuba umuntu yakiyiriza. Iyo wiyirije ugafata akanya umubiri ubasha gukora ibintu neza, bikagenda neza mu buzima kandi bikamererwa neza. Muri iyi video rero nifuje kubabwira ukuntu ibiryo cyangwa kutarya byamfashije kandi bikamerera neza. Byatangiye rero gute? Ngewe rero Jean uri kubabwira ibi ngibi, nagiye burumva ibintu umuntu yabaciyemo, ari amazi bajya bavuga za Nzobya, za Nyabarongo, za Base, ari amazi yose amenshi nagiye nsomaho. Urumva ibintu umuntu akuramo, ubuzima n'imyaka umuntu agezemo, nta kintu umuntu aba adafite cy'uburwayi cyangwa cyo kutamererwa neza gishobora kumukuregera no kuba yumva atameze neza. Umuntu wambwa atari ko ubundi guhindura ubuzima ko n'ubundi nta n'icyo turwaye bimaze iki? Birakimaze rwose, kuko no kumererwa neza mu mutwe nk'ibyo ngibyo navuga by'uwo mukorega ati ngewe ndarya kugira ngo ntaza kurya abantu. Iyo uriye rero umererwa neza no mu mutwe, ibitekerezo ukumva wishimiye ubuzima, nacyo biri mu bintu bituzanirwa no kuba wafashe ifunguro rinoze, atari ibyo twita ingirwa biryo turya twita ibiryo. Nagiye mbyerekana cyane kuri iyi chaîne, ndacyabitsindagira muri iki kiganiro kugira ngo umuntu nkurikira ubyumva yumve ko ari ngombwa ko umuntu afata ifunguro rinoze, rimeze neza, rimufasha gutunga n'ubwonko bwe kugira ngo bujye ku murongo, bubashe kumererwa neza. Bagiye bambwira bati se Jani ntabwo uzatwara imodoka, urarangaye cyane. Oya, ndayitwara kandi ntacyo yantwaye. Ndiho kugira ngo mbabwire ibi ngibi. Ese igare niyo myaka yawe n'iki byose rizagutura hasi? Ntabwo uzashobora. Nabyo nabigezeho kubera ko iyo ufite mu mutwe, iyo bikora neza, byose bigenda neza. Nkuko rero nari ntangiye mbabwira, igihe cyaje kugera, noneho rero ndwara ibintu byinshi byaturikaga ku mubiri, nakita nk'ibyavuye mu mutwe by'ibibazo umuntu yari aciyemo avuyemo, ndavuga igihe inyuma ya jenoside noneho yakorewe Abatutsi. Ibyo bintu byose birasohoka, mbona bitangiye kuza ku ruhu. Ndumva igihe najyaga mu kubiganira n'umupadiri, niwe yambwiye ati ibyo bintu rero biba biri mu mutwe w'umuntu, hari igihe bisohokera ku ruhu bikamererwa nabi. Ibyo rero byaje
kumerera nabi, njya kwa muganga. Uko ngiye kwa muganga bakantera amantibiyotike, batangira kuri penicilline, bigeraho bageza ku ariya makuru cyane yitwa amoxicilline. Ntabwo rero byaje kumererwa neza. Icyo bita antibiyotike ni ukuvuga ngo iragenda ikica amabakiteri yose ari mu nda. Hari ayo dukeneye kugira ngo mu mubiri hakore neza. Dukeneye amavirisi, dukeneye amabakiteri kugira ngo tubashe kubaho. Nubwo twumva ngo virusi yateye umuntu akagira ubwoba, hari amavirisi, hari amabakiteri dukeneye kugira ngo adekompoze ibyo turya. Iyo uyibuzemo rero ugira ikibazo. Ubwo rero byaje kugeraho noneho nkambaho ndi constipe, nkamara ibyumweru nka 5, ndetse rwose unabibwira inshuti yanjye n'ubwanjye ntashobora no kumara ibyumweru rwose nta nubwo njya nibuka tuwarete. Rwose ni ikintu cyanyihishe uruki. Noneho byaje kugeraho noneho nkajya ndwara, nkamererwa nabi pe, nkajya mererwa nabi, nkibagirwa utuntu twose, kuko iyo bitagenda neza mu gifuga n'umutwe ntabwo bigenda neza. Iyo utariye n'umutwe ntabwo bimera neza. Wirirwa urya abantu, umererwa nabi, uribagirwa. Iyo udashoboye kurya abantu mu muco yawe bitarimo byo kugira nabi nkanjye, uribagirwa, umutwe uratakara, ukirirwa utameze neza. Byaje kugera aho ngaho rero amantibiyotike yose n'ibiki byose ndavuga nti kambayeho, bigezaho rwose n'akazi nari ngiye kukatakaza ku mpamvu z'uko ibintu byose narabyibagirwaga. Yewe hari n'igihe rwose numva naribagiwe umwana, twari turi mu isakaramentu, sinzi ukuntu natakaye mu bitekerezo byanjye kubera guta umutwe nyine. Umwana ndamureba hirya iruhande ndamubura, ngiye kubona mbona umwana ahagararanye na polisi mu birometero birebire cyane. Nibaza igihe umwana yancikiye ndakibura, ariko nari ntari mutwe mugaye nk'akantu gatoya. Niyambaza Antoine wa Padua, umwana wanjye aramumpereza, ariko ndakubwiza ukuri ntago nari norohewe muri ibyo bihe. Igihe rero cyaje kugira Imana itekereza n'ibyo nari ndi kwiga n'amasomo nari ndi gukurikiza, mfata alimentation nziza, ntangira kurya ibiryo byiza, ntangira ndahindura rwose ikintu icyo ari cyo cyose. Ndashaka kubwira ngo ibintu byose byagiye mu buryo, ibintu byose natinyaga, ibintu nagiriraga ubwoba, ibintu byose nari maze guhindura, byangiriye akamaro katabaho. Sinjye njyenyine n'abana banjye. Mbikora nabitangiye ku bw'abana, ariko nanjye nza gukebuka ko nanjye mfite ikibazo gikomeye. Nyuma rero ifunguro, kurya neza, nagiye mbibashyiraho hano ku rubuga cyane cyane. Aribyo nanabashishikariza gushyiraho gahunda ihoraho, ugafungura neza. Ntago kurya nabi bituzanira uburwayi gusa, byangiza no mu mutwe wacu, byangiza no mu mitekerereze yacu, bitubuza kwishimira kubaho, bitubuza ibyishimo, bikagutakariza icyanga cy'ubuzima ukakibura, kubera ko ibidutungaga bidutungira no mu mutwe, bitunga n'ahantu hose. Ariko mu gihe ufashe icyemezo ukavuga uti mpinduye ibi ngibi, urabibona, ubuzima burabigushimira, bikagenda neza. Uruhu ahantu hose, ni ukuvuga ngo 80% y'ubuzima bwacu turabufite ku isahane. Igihe utarumva ibyo ngibyo, igihe cyose uzahora uri yewe nabuze amavuta, yewe wampa umugabo bizagenda neza, yewe wamfasha rwose akambonera igare cyangwa akampa inzu byagenda neza. Ashwida, ntabwo ari cyo gitanga umunezero, ntabwo ari ibintu by'isi bitanga umunezero. Umunezero uva mu ko wimezemo indani, icyo wibwira indani. Bangahe se batunze ibyo byose, batunze ibya mirenge, ariko ugasanga byarabihishe, ariko ugasanga biri gucika, nta kigenda iwabo. Ni ukuvuga ngo rero igihe uzakosorera imirire yawe, niho uzumva akamaro k'ubuzima, niho uzumva ko ibintu byose biri kugenda neza. Muri iki kiganiro sinzi ko biri bubafashe kubyumva, ariko ndahari igihe cyose kugira ngo mbabwire ibi ngibi, mbibashishikarize, kubera ko mbizi ko bikunda, kubera ko nzi ko abantu turi kumwe mu rubuga bahora babimbwira ko ibintu biri kumererwa neza, mu rugo bimeze neza,
abana bameze neza, mu kazi bimeze neza, uruhu rwabo rumeze neza, ibintu byose bimeze neza, kandi nta kindi uvuga hano uretse imihindurire y'ibiryo. Kandi mbemereye ko ngewe rwose iyo abatari ibintu bifite akamaro ntabwo nari kubikomeza, ntari gukomeza kubivuga, ariko numva ijwi rikomeye rimpata kubwira abantu ngo muhindure uburyo murya, muhindure uburyo musenga, bizagenda neza, mugire amahoro y'Imana.